kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel God Official. Yesu ni yamamare. Mana yacu, Mana nkuru, Mana ikomeye, Mana ifite ubutware, turi imbere y'amaso yawe mu izina rya Yesu. Turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko abanye natwe muri iki gitondo cyiza cy'umugisha, igitondo cy'urukundo, igitondo cy'umunezero, igitondo twungukiyemo kubyuka turi bazima. Mwami n'ubiherwe icyubahiro, kuba duhumeka. Mwami n'ubuntu bugeretse ku bundi, izina ryawe nirihimbazwe. Nyemerera muri iki gitondo cy'umugisha, Mwami Imana Nyiringabo, gushimire ko warinze abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Mana gushimire ko waturinze tukaba turi amahoro, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwanya nk'uyu nyemerera tuje kwamamaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo, mu ijambo ryawe, twibutse ineza watugiriye, twibutse aho wadukuye, twibutse ko watwuruye umubabaro, twibutse ko watumaze intimba n'ishavu n'agahinda. Mwami n'ubiherwe icyubahiro, nemerera burukira kubana natwe kandi ukomeze kuganza no gutegeka, icyubahiro no gukomera bibi byawe. Rero turagutumiye ntabwo ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugucire ugufi atwizeye ko kudukunda kandi icyo twirukanye n'ikirogoya. Mu izina rya Yesu Kristo wera wa Nazareti, imirimo y'Uwiteka Imana isumba byose reka imenyekane mu bwoko bwawe. Reka abayumvishe bumve imbaraga zawe, reka abayumvishe bongere kubaho, reka abayumvishe bongere kuzanzamuka. Nyemerera ubugingo bwabo burinde kuruta ibindi, icyubahiro no gukomera bibi byawe, kubw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turirimbe indirimbo 99 mu gakiza. Iravuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira mwami. Umurimo wanjye nuwa kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Umurimo wanjye nuwa kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe, cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite, uzazuca uwo mugozi, uzabumbashya umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera. Uzazuca uwo mugozi, uzabumbashya umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera. Urandinde mwami Yesu, ntunganyirize imigambi, niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo. Uti ngwino mwana wanjye, hasi
muto nibwo uzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto uzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru. Amina. Ndashima Imana kubw'iyi ndirimbo ya 99 mu gakiza. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo igira umumaro mu bugingo bwanjye, ndetse nifuza ko abanyarwanda bose yagira ikibamarira mu mutima yabo no mu bugingo bwabo. Imana yacu nishimye. Ni indirimbo nziza. Umuririmbyi yari ari mu bihe byo gushima Imana no kumva afite ishyaka, afite umwete wo gukurikira Imana. Aravuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero no mu gihe cy'umubabaro. Ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza iwawe mu ijuru. Avuga ngo sinahora mbaririza urugendo rwanjye ngo cyangwa se nshidikanye kugukurikira, kuko umurimo wanjye njyewe natoranyirijwe ni uwo kugukurikira Mwami. Umurimo wanjye nahamagariwe ni uwo kugukurikira. Umurimo wanjye natoranyirijwe ni uwo kugukurikira. Umurimo wanjye nkimara kwakira Yesu Kristo Mwami n'Umukiza mu bugingo bwanjye ni uwo kugukurikira, ni uwo gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Yesu aza mu isi gupfira umuntu, yaje aje kutuyobora inzira yanyuzemo kugira ngo natwe tuyinyuremo. Ntitwabura n'ibyo yahuye nabyo, kuko ibyo yahuye nabyo nibyo bikomeye cyane, ariko umurimo wacu ni uwo kumukurikira, ni uwo gukomeza iyo nzira nk'uko yitumenyesheje. Igitero cya gatatu yavuga ngo niba hagize icyiza kikantesha inzira yawe Kristo, twemerewe kumutumira, twemerewe kumurarika, akaza agaca umugozi w'izo ntambara, w'ibyo bigeragezo, w'ibyo bibazo bikubangamiye cyangwa se bikugose, ubona bikugoye. Uzaza uca umugozi, nezezwa no kubohoka, nkabona uko mukorera. Amen. Nifuriza umunyarwanda wese cyangwa se umunyarwandakazi ufite umugozi umubangamiye cyangwa se ikigeragezo kijyanye n'iki gitero cya gatatu, ukaba wari ugambiriye gukurikira Kristo, umurimo wari wo kumukurikira, ariko hakaba hari icyaje kikubangamiye, ndagusaba mwene data, nshuti yanjye, muvandimwe, mubyeyi, papa, musaza wanjye, mwene data, tumira Kristo. Aremera umutumire aze aca umugozi, kuko uranezezwa no kubohoka, ubona uko mukorera. Ntiwakorera Imana ufite intambara n'ibigeragezo, ariko iyo itumiye, hari uwacu uvuga ngo itaraza gusubiza igabanya umusonga. Imana itaraza kugusubiza igabanya umusonga, ntabwo yabura kugabanya izo ntambara ngo igabanye ubukana, igabanye izo ntambara, igabanye ububabare. Yitumire izica umugozi, kandi ntiwayitumira ngo buri kintu ikuraho kubikugerageza. Ize ica umugozi. Igitabo cya kane nicyo kivuga ngo niba hagize icyiza, urandinde Mwami Yesu, untunganyiriza imigambi. Niba naniwe urugendo uzunyibutsa urukundo. Ati ngwino mwana wanjye, asigaye umwanya muto nibwo uzahozwa ibyo byose. Urandinde Mwami Yesu, ntunganyiriza imigambi. Niba naniwe urugendo uzunyibutsa urukundo. Kristo yiteguye kukurinda, kandi yiteguye kubana nawe, kandi irabizi ko naniwe urugendo irakwibutsa urukundo. Iyo umuntu yibagiwe urukundo akora ibidakorwa. Iyo umuntu yibagiwe urukundo yibagirwa iminsi, akibagirwa imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye. Iyo umuntu yibagiwe urukundo atangira kubona ko abantu batamureba, atangira kubona ko abantu bamwanga, atangira kwibagirwa ibyo Imana yamukoreye. Ariko igitero cya kane kiravuze ngo urandinde Mwami Yesu, ntunganyiriza imigambi. Niba naniwe urugendo ngwino unyibutsa urukundo. Ati ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto ukazahozwa ibyo byose. Imana yacu nihabwa icyubahiro, kandi Imana niduhana umugisha. Nifurizaga buri muntu wese kongera gusanganira Kristo, akamukurikira, kandi hagira ikimutera akamutumira. Imana ishimwe. Kandi wabona umaze kubona ko unaniwe urugendo, ukamubwira ngo ni ukuri ndinda, ngwino, unaniwe
naniwe urugendo bunyibutsa urukundo. Imana nidutabare kandi tugirire neza. Kadusome ijambo rito, ijambo riri muri Zaburi ya 12, ijambo riri muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6 wonyine. Imana dushyigikire. Ijambo riravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no kubwo gusuza umutima k'umukene, none ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Amen. Haleluya. Ijambo riravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none Uwiteka arahagurutse aje gushyira mu mahoro umuntu bacurira ingoni. Bamaze igihe bagucurira ingoni ukaba uwakurengera, bamaze igihe bagucurira ingoni ukaba uwakuba hafi, bamaze igihe bagucurira ingoni ukabura ubutabazi, ariko nkuzaniye ijambo rikubwira ngo haguruka uhagarare gitwari, kuko Uwiteka ahagurutse gushyira mu mahoro bacurira ingoni. Ahari nawe bari bagucuriye ingoni, ahari nawe wari ubabaye, ahari wari ufite ibibazo, ariko mubyeyi hagarara gitwari. Kristo aje kugushyira mu mahoro. Yamenye ko bagucuriye ingoni, yamenye ko urugamba rukomeye kuri wowe, ariko aje kugushyira mu mahoro. Yamenye ko intambara ari nyinshi, ariko aje kugushyira mu mahoro. Nubwo ubona bikomeye, siko bizahora kuba mutegereje, nawe uzakorwa n'isoni, kuko Kristo ahagurukije no kugushyira mu mahoro. Imana yacu nishimwe kandi habwa icyubahiro. Nakwifurizaga gutuza, nakwifurizaga gukomera, kuko wahuye n'ibigaragazo Imana irakubona, wahuye n'intambara Kristo arakwitegereza. None haravuganye nawe ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no kubwo gusuza umutima k'umukene, none ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacura ingoni. Munyarwanda, munyarwandakazi, Uwiteka Imana Nyiringabo aje kugushyira mu mahoro. Nagutangarizaga ngo komera, aho uri hose uhagarare kigabo. Hari Imana ije kugushyira mu mahoro. Ibyo bibazo byawe barabizi. Witega ubwoba n'ubwo burwayi, witega ubwoba n'iyo kanseri, kuko hari Imana ije kugushyira mu mahoro. Witega ubwoba n'ubwo gahinda umaranye igihe kirekire, hari Imana ije kugushyira mu mahoro. Nawe umaze igihe urwaye umutwe wo mu mpanga, ndagutangariza ngo hari Imana ije kugushyira mu mahoro, ikagukiza ubwo burwayi. Ni kenshi cyane ufata umwenda ukawinika ukawushyira mu mpanga, wumva urimo urashya, ukawushyira ku mubiri wumva urimo urashya, ariko ndagutangarije ngo hari Imana ije kugukiza ikagushyira mu mahoro. Arabosiremenevo. Haleluya. Hari Imana ije kugushyira mu mahoro, hari Imana ije kugukiza. Ndagutangariza ngo humura, hagarara kigabo. Imana yawe iri kumwe nawe. Nawe umaze igihe ufite intambara mu itorero, hari Imana iri kumwe nawe. Ni Imana yaguhamagaye. Witega ubwoba n'izo ntambara, hari Imana ikuramburiye ukuboko, hari Imana iguciriye inzira mu nyanja. Hagarara kigabo. Imana ihagurukijwe no kugushyira mu mahoro, kuko bagucuriye ingoni irabibona. Yamenye ko warenganye, yamenye ko wahohotewe, yamenye ko wahutajwe, ariko ihagurukijwe no kugushyira mu mahoro, kuko yamenye ko umurimo wawe ari uwo kuyikurikira no gukomeza iyo nzira nk'uko yikumenyesheje. None yamenye ko watewe n'abagucurira ingoni, watewe n'abakurenganya, watewe n'abakwitotombera, watewe n'abagucurira ingoni. Akira itangazo rivuga ngo Imana irahagurutse ije kukugirira neza. Imana niguha umugisha, Imana nikugirire neza. Nawe ufite umwana urarurira, hari Imana ije kugushyira mu mahoro, ikakwamuraho izo mbaraga z'ibitero, ikakwamuraho izo mbaraga mbi, kubera ko Imana ishobora byose, ibera hose icyarimwe. Munyarwanda, munyarwandakazi, ongera wambare imbaraga. Iki ni igihe cyo gukizwa, iki ni igihe cyo gushaka ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka, kuko ibi ni inyongera. Imana nibagirire neza kandi Imana nibaha umugisha. Aya ni amagambo y'Uwiteka. Kadufatanye gusenga Imana. Wewe wumva urwaye, ufata urwaye. Wewe wumva warucitse intege, nawe usabe, ube hafi, wizere, Imana ikwiyereke. Kandi nawe wumva ushaka kwakira
kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukaba warahuye n'intambara, kwizera bikanga ugacika intege, wongere upfuke amahuri, wongere wakire imbabazi z'Imana, kuko imbabazi z'Imana ziracyariho. Nta kindi cyamuzanye mu isi, yaje gushaka iyazimiye. Imana nitugirire neza. Mwami wacu Yesu Kristo, turasenze muri uyu mwanya mu byiciro bitatu. Nyemerera icyiciro cya mbere, mwami abantu bacitse intege kuko ababacuriye ingoni bagacika intege zo kugukurikira, kandi umurimo wabo wari kugukurikira, niwongere ubaze ubatunganye kandi babone imbabazi zawe. Mwaraya nonaha bakira imbabazi zawe, kandi Kristo umaze kubeza ubandika imbaraga zo gukomera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umaze kubagirira neza, nyemerera ubashyigikire, ubafate ukuboko ubakomeze, kubera ko uri umugabo w'ingabo. Izina ryawe rihimbazwe. Nongeye gusenga, nsengeye umuntu urwaye maze igihe kirekire ari gushya umubiri wose. Mwami Yesu Kristo, duhagaritse uburwayi, duhagaritse ibi bitero mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Mwami Yesu, ndagushimiye ko ikiganza cyawe gikoze kuri we. Nsengeye umuntu wabyimbye inda, Mwami Imana Data, Kristo ikansere mu nda yabyimbishije inda, mu izina rya Yesu aradosa imirimo, reka umukize kwaraye nonaha, inda y'ibyimuke mu izina rya Yesu. Yakira ubuzima, yakira kubaho, yakira guhemuka, kandi akubera umukozi, agukorera ashize amanga, kandi azahora yibuka ineza yawe. Urakoze Kristo. Nsengeye uyu mwana umaze igihe kirekire arararira, imbaraga z'Imana zimubeho. Mwamuriye ibi bitero mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera w'Imana abe kuri we. Urakoze kuri Imana ikomeye, kandi urakoze Kristo. Gendera igihugu cy'u Rwanda, gendera abanyarwandakazi, kandi Mwami Imana wongera usuka imbaraga muri iki gihugu. Rengera itorero, kuko uri Imana ishobora byose. Kandi Mwami, komeza kwita ku bugingo bw'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Nanjye mbigusabye wizeye ko dushoboje kandi ukabana natwe. Gire neza abanyamakuru, nanjye ukomeza kungira neza, icuruta uduye kwera no gukiranukira imbere yawe, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amena, amena. Imana ibahe umugisha, kandi Imana nibagirire neza. Amazina n'uwambaje Mariya. Imana nikomeze kubashyigikira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel God Official. Yesu niyamamare.